mugireho kubana amahoro, mugireho gusabana mu makanisa yose, gutangirira Nairobi n'ahandi yitwa Gitengera hafi na muri Kenya. Iyo tangazo mu byumva aba Nairobi. Wibutse Gitenge nakubwiye. Aya ni amakuru nawe yagumana aho hanze. Asifiwe. Ta mubyeyi uzuguma kwambara kimono mu bantu gucyari mu gutanga. Uzogenda ukigabe. Uri umudamu, uri umubyeyi, ugenda ukigabe urebere umuntu udafite ubushobozi. Ukigabe. Shaka imona waza ukorana hano mu bantu. Umva kera umutumirwa hano aragisabye. Atukimuhe. Sawa. Wamugenda ukifure kimere neza ukimuhe. Nimba kinagira n'umupira wacu bisa witange mu mutima wawe uvuga ati mpaye mujanama ibyo yagusabye. Sawa. Imana iguhereze umugisha. Genda utekere mujanama. Ese wowe ntujya. Wowe ntujya. Nehemiya yumvise inkuru z'iwabo, abazwa kwibabaye matongo we, kandi n'inkike zaho zarasenyutse. Asaba Uwiteka ababari ubwoko bwa Yerusalemu ikongera ikubaka. Sanga ugenda wubake, utegera iyo ndirimbo ko yayivuga. Ariko Sanibalati, Tobiya na Geshemu awati washaka ko Yerusalemu yubakwa, ariko Yerusalemu yubakwa umva amasengesho ya Nehemiya we. Natwe twibaze mu gihugu cyacu canakondoye Imana yaduhaye, musa mubona ko tumeze nabi we, iwacu yahindutse amatongo. Natwe tubabazwe igihugu cyacu canakondo, arico twakora niyujanwe tukubaka tugasa n'icaniro zasenyutse. Ukomaze kuri igitutsi mu mahanga ugenda wubake sanga. Ndubatse kare. Iyo ndirimbo ivuga sinjewe wayihimbye. Wofiye saba. Nuko gusa muzogende mupatane mujanama aramuzi baramukubwira ahari. Reka tutangire twivuga. Jewe nitwa Mbonyi, dutuye ahangaha akaba hano Bugande hano Imbarara. Hanyuma kuko mubibona dufite abashitsi bacu hano, ni abantu bakuru barakuze barivuga. Tubakangurira gukanda subscribe, share, comment kuri channel yacu bita ngo ni Iwacu Live 12. Rwose utaragerayo akandeyo nta mutima mubi. Hanyuma turi kumwe n'umutumi wacu mukuru hano, ni umushitsi w'imena kuri iyi channel. Reka tumeze umwanya nawe yivuge, turangiza dukomeze n'ibiganiro byacu. Karibu cyane kwivuga twibwire. Sawa. Banetira Kiza Gisubizo, aya niyo mazina yaje. Irindi wakanita Evangeliste. Sawa. Twaje hano kubagerezaho gahunda y'amakuru nyine muyumve kandi muyashigikire. Imana ibahereze umugisha. Amen. Gana waje. Naje ndivuga. Nawe wivuge. Sawa. Naje nitwa Mujana. Nibyo. Sawa. Akaba umucuranzi. Bamwita Mujanama Evangeliste, akaba umucuranzi no gushigikira abavuga butumwa, ahora dushigikira tukagenda. Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Ahubwo
muzoza mudutumira tujane nawe bose nkaza ngenda nje cyane uyu ni mwene data Mbonyi ni umuvugabutumwa w'Agatete kandi agacurangira muri Vision nawe Imana imuhereza umugisha uyacurangira mu rundi rusengero turabana nawe Imana imuhereza umugisha murakoze watangiye ivugabutumwa ryari ungana gute natangiye ivugabutumwa ndi umwana mutoya bishoboka tukeba ruguru mu Minembwe tuyitwa kuri Mishasho naho twakaza tuhagera tuvuga mu bijanda bya ruguru mu Mibunda murakoze Imana ibahereza umugisha nose kuva ico gihe nawe watangiye ivugabutumwa hari ukuntu uzava ngo natangiye ubutumwa ngo ndabanza nsubira inyuma hari ubwo bigeze usubira inyuma se tuvuge ngo wenda hari aho watsikiye usa n'ubanje kubireka oya ntabwo nasubiye inyuma nama komerereza aho nkiri mutoya kugeza n'amuke warabishoboye cyane kuko abenshi uzumva ngo yarakijijwe ngo bwaca ngo yasubiye inyuma ariko wowe ndumva waravuye inyuma yego none se nk'umunsi wa mbere uhaguruka ugiye mu ivugabutumwa wumvishe bimeze gute byashitse bigenda gute hose zagenze neza nta kibazo ni amahoro sinza ngira ikibazo iyo ngiye ahantu ahubwo abantu bahita banishimira bakatwiyegereza bibavuye ku mutima murakoze barakwiye kuri umuvugabutumwa rero tugaguhereza ikibanza none wamutuganiriza usa n'uri kuganiriza amateraniro ndakora uko nshoboye cyane rwose nushaka n'aya ndirimbo yacu twasigayeho wa munsi aho komeza uhita uyicishaho kuko hari abantu benshi yasigayemo wa munsi bagumye kuyidusaba ati se ya ndirimbo none ga ugerageze nyine uyidushiremo reka turirimbe indirimbo ivuga ngo asubuhi ninaramuka na Yesu nuko niturangiza turaririmba uko tuzi kandi bamwe ni data turaziranye mwifashe namwe nimbona muravuze gutya mwicaye aho ndamo mbavuga mu mazina mvuge naho mubarizwa cyangwa babareberaho mwo baba babicaje aho aya simbirukanye ari indirimbo zivuga ngo murakaze bashitsi bahire uko gatwa kama tubiyegereza mukabona ndabahagurikije abashitsi none ko baje ari Imena turabaramukije asante reka turirimbe iyo ndirimbo se mwavuze ni iyihe hajya asubuhi ese turayiririmba murayizi fatikanye ga sindirimbe ganshimye asifiwe nanga umuntu wongorerana asifiwe asifiwe sana kaki Imana ibahereze umugisha bareke gusakuza asubuhi ninaramuka na Yesu ninashukuru asubuhi ninaramuka na Yesu ninashukuru tembea naye Mwokozi tembea naye asubuhi ninaramuka na Yesu ninashukuru tembea naye Mwokozi tembea naye asifiwe amen kirarufasha nuko kera kiratukuye
asifiwe Ah. ariko turatarama abana nazizira Eh? kindo mbege tarama goento Nela. amaboko ye gucuranga kwanyu Eh. nuko Kuyasengera. nimubona gusa Ariko n'ibiki baduturambike ibiganza n'ubundi dusenge. tugiye gusira muri iyi ndirimbo Mm. turangiza turirimba izindi nsengera abagwayi nuko mvuga ijambo ry'Imana k'iminota 5 nuko asigaye uwadutumiye nawe atanga ituro twavuga Symbolique. asifiwe Amen. None se raki. Usuvugana umuntu ituro mbere y'amateraniro atanga. nayo ni amahoro ibenzamwa n'ibyo dukora Cyane. asifiwe Amen. hano tugiye kuririmba ndirimba dusubiremo gahoro Ako ari indi ndirimbo mu gitabo uzuririmba ikankoraho. mu gitabo cugame yanditswe n'amazina ya Abeli na Enoki Aburahamu na Mose umukwe n'umugeni asifiwe Amen. nako kantu tubuze Tuvugaho. Agikomeza. Turavuga ku sagace Eh? Subiremo, iyo ndirimbo isubiremo. asifiwe Amen. Amavuta. Ariko ndaye ese ubundi umukwe n'indi umugeni n'indi. no donc mureke turirimbe gusa dufatwe Usubiza ako kantu. Umukwe n'inde. Umukwe ninde babavuga? Umugeni ninde? Mu gitabo. mu gitabo cugame umujana Turafa iri joro. Batwitege. Batuzanire mina. Acho n'indirimbo. Yake. Umukwe n'indi umugeni n'indi. sawa mureke dusubire Iriya muri iyi ndirimbo ivuga ngo ndirimbo huriya warayiririmbye gutya ahantu. agana tumwivuga Niyo wabanza asubire muri iyo ndirimbo. Twe niyo twahagaze. Eh? Niyo ifasha amatera. no mureke turirimbe indirimbo tuyirangize turirimbe iyindi tuyirangize izindi bukamwe n'izo ndirimbo Cyagiye. muri abo bose gutya tawantumiye usibye kameramani n'abo twicaranye asifiwe bariya ni abashitsi twahuririye mu mihanda Baje chini ya ulinzi. Ako natwe twaguhitura. ni amahoro najya ni umugisha aruzi uzanga se kandi n'ubundi wari wigira no kubimbwira tuririye ya kwitorera keraga nkuvuzeho mu makuru Sawa, abantu bafite amadeni ya irakiza. bayishura Nyaboneka. bose bayishure. Mobile money. Ufite mobile money? Arayifite. Simukadi yawe ntirimo mobile money. Cyangwa uzocishe ku ayayi bayazane muzocishe ku yanje. cyangwa ku ya mwene data Nta kiba. muri abo Turabizi. ni abacuranzi tiboza ibyo nibaze ibya imana ntizabibabaza Ariko tunaziriye, hari twakubwira nta kiba. umva kera ubwiye muca icyaha kimaze abantu icyaha kirarimbuye asifiwe Uyikaze iraki. Saza wa mpapa mwiza niko azaririmba. Sangura umupapa mwiza aya reka turirimbe iyo tushoboye asifiwe indirimbo nziza rero. urwo rukundo watumye afera ibyaha byanja birabamuvara maze arazuka avuze nase nzagaruka nza shimira ibyo abaye umunsi shimwe n'Imana yasagira mu buryo bwa se maze arazuka avuze nase nzagaruka nzamushimira ibyo mbega urukundo watumye amfera ibyaha byanja biramumva
maze arazuka avuze nasi nzagaruka nzamushimira ibyo. haleluya. mbega urukundo ndo watunyapfira ibyaha byanja birabamva maze arazuka avuze nase nzagaruka nzamushimira ibyo. asifiwe. twiyagereje ndashimiye twajanye na Kivari. ndashimiye ni umupapa mvuze kumumenya turakwakiriye ndashimye. aho uri mukuru wa Ntekubwayo. Ntekubwayo uramuzi? ndamuzi Yeah. usirimba gutya Gitufu. gitufu. sawa yumvise. mbega urukundo watumye mpfira ibyaha byanja biramumva maze arazuka avuze nase nzagaruka nzamushimira ibyo. asifiwe. tuzwe turataranya kandi asiye kamera ugenda ugura senti ugure senti na bafure. abana bawe bakumbuye senti nuko umwuka wantegetse ugenda ubyumve cyane. nyimvugiriza hano tuzobura umucuranzi ariya Sankara ni umucuranzi mu bana batoya muri Vision agacurangira. iryo ni itangazo. Nzomuba hafi. Yesu ni umwami. Amen. ariko nkumbuye sokuru wa mwene data. araje Uzamusure. tubwiye kuririmba indirimbo ya Mbonyi yagije ariko dufatikanye. ngwino nawe wicare kinama. ese wowe uzabaho kwirukanwa gusa hanze? asifiwe. Amen. uzi ko ameze kihuduma neza mu yewe hari network wa. asifiwe. Amen. tugiye kuririmba indirimbo imwe ya Mbonyi isha. asifiwe. Amen. nikakuriye itorero nyine ryaje, nikakuriye abantu baje, nikako bimeze. asifiwe. hano senti yagunya kuza mu mutima. senti senti kinama umugabo wawe agura senti. iryo ni itangazo kandi nawe uzoza uririmba gusa indirimbo nawe agucurangira. umucuranzi wanyu w'umushitsi nguriya. hari na cameraman arabizi. babayaga babiri na cameraman nawe azi gucuranga bazoza bakurana. Ariko ino nzibe mu ariko uriya mucuranzi w'umushitsi tazoza azana ibirenge, cameraman ari uzoza umwishura. asifiwe. banza utekere mujana ibyo kurya ataza ava ahantu gatariye. Kaza bana tatari. Gasubiremo bakumve neza. bakumve. Azaza sura na hose. hano dufite kina mama mwiza. asifiwe. tangazo iryo tangazo ritanga. mujana ni inshuti yanje ni umucuranzi. ikintu cyari cyo cyose no muvugaho tuyomererwa nabi cyane. ta hantu yogenda kuramukanya niyo bari ibi za kamera turimo. tiyova hantu atari. none gatwasanze gakina mama acumbe ni umudamu mwiza. acumbire mujanama na Mbonyi tibaza bava ahantu batari. kandi ama bashakira intoki bashakira ibishimbo. Apari bishimbo. Intoki. Ni sawa. Vuga ngo intoki. n'akabanga. intoki kabisa. Ariko kakantuza witwaza. aya kiko twarakavuze tugasubira. Tugasubira. sinsubira mu byo navuze. asifiwe. Yes.
mbega urukundo watunyapfira ibyanjanja biramuva maze arazuka avuze nasi zagaruka nzamushimira ibyo asifiwe tweyegereje manzi w'abanaziri igitaramo keririya gwentondo kindacumva kandi manzi ureke kugenda ahantu nurangiza ushike wifate dufatwe kakujya twari tumeze makenge uyu ni irakiza ukuramukije manzi umeze neza nawe bazogushira kuri za kamera nawe uzozuza kuvuga sawa Mungu akubariki turakuramukije iwanyu uyu ni mujana ukuramukije arakuramukije cyane ikindi gamazi ubukwe bwawe bugende neza tubukaze ugenda ubucisha pembeni uzozuvuga usature urutse abantu bose babyumve uterete umukobwa umwe ayo ari sawa arahari umugeni we arahari gusa wowe tuzashanduka k'inyana z'imitavu ahantu tuzaba twagiye mu bukwe bwawe kuko uzuguma kubivugira ku gatuti uwo mwuka ugufate gwentondo nawe bazumve mu izina rya Yesu amen uko turakuramukisha nuko asifiwe tugiye gutana amakanya gato tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo ngure yaraje neteye nangiza turaririmba indi ivuga ngo umutima wanje tukagira ubwaho nuko turangiza gutyo turama tuvuga ijambo ry'Imana kiminota k'icumi na aho ngarukira tagira umuntu untegeka nije wowe bitegeka muri gahunda asifiwe sibize mbonye nyine no guma kutujera muri gahunda tugeza ndangije niyo wayoboye mbonye nje muhagarikije asifiwe turirimbiye ya ndirimbo wavuze iriya hari indi mfite ariko nguri yaraje apana iyo ngiyo inde yoje kuza nyine ari gitondo oya apana iyo ngiyo yaki ya indi vuga cyo gitondo kizaba gihebuje kizaba ngo igitaramo kizataramana n'abera bose kizaba kiyobowe uwera indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo iya Mose ni umwana w'intama ari gitondo c'ubugingo we ico gitondo kizaba gihebuje kizaba ngo igitaramo kizataramana n'abera bose kizaba kiyobowe uwera indirimbo zizaririmba muri cyo gitondo yoli mandala koko iya Mose ni umwana w'intama haleluya tuzaririmba izabanishije asifiwe nuko iyo turaye sunetse gato turayirangisha asifiwe amen kweli sankara Mungu amubariki kabisa asante Imana imuhereze umugesha mwinshi kweli genda ushake vuba cyane vuba genda ushake kandi tugatinde vuba cyane ugenda ushake dore n'umukobwa yajega situzi uwo ari we ari uwo mwavuganye ga nimba ari fiyega nimba ari indega nuko bamwita fifi gahi sawa nuko sawa ako barakubesha ari aho iraki kuvuga simuzi iraki asifiwe amen genda ushake fiye n'umukobwa mwiza
iryo si izina ry'abakobwa Eh, uko niko waje mu mutima Fi. ari cyo mufana Fi. Eh, Oya. kumirara Oya ita. sawa genda ushake fiye ni umugeni mwiza uyu mukobwa tuvuze witwa fiye tumwatuye kuri Sankara agende bambikana impeta aho uri fiye ugenda uzumve Sankara ni umuririmbyi mwiza nawe uri umuririmbyi mwiza ariko kandi dukeneye impeta zanyu mwembi ku muri babiri kandi n'iryo pendo uryakira ni ukuri nama numva ko umwuka umbwira ngo mu mutima waje ati Sankara agenda ashake fiye ati kandi ni umugeni mwiza ndamugutuye cyane 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 naze mu izina rya Yesu nawe nukenera kuvuga kuri mwene data Sankara uzogende kuri kamera usabishe uhita umuvugaho kandi uzomuvugeho neza uko natwe twakwatuyeho neza uyu ni irakizo kuvuzeho utazontera amabuye kwibarabara niduhura sinkuvuzeho nabi fiye we wino ubonye umugabo sawa iraki waruvuze iyi ndirimbo nangiye kuvuga indirimbo ariko ariyo uririmbo yonyine tuganira hari indirimbo ku magufwa ivuga gute neza ibamwe amagufwa oya ibamwe na Yeremiya asa n'inkike z'iwabo niyo aya iyo ni iya kera iyo nizi mfasha aya ni iya kera ndayihina turirimba agace ukora nta kibazo iyo ni sawa ndakwemereye Nehemiya yumvise inkuru z'iwabo aza kwihaye matongo we kandi n'inkike zaho zarasenyutse asaba Uwiteka ababarirwa ko bwa Yerusalemu ikongera ikubaka sanga ugenda wubake tegera iyo ndirimbo ko yayivuga ariko Sanibalati Tobiya na Geshemu awati washaka ko Yerusalemu yubakwa ariko Yerusalemu yubakwa umva amasengesho ya Nehemiya we natwe twibaze mu gihugu cyacu cyanakondoye Imana yaduhaye musa mubona ko tumeze nabi we iwacu yahindutse amatongo natwe tubabazwe igihugu cyacu cyanakondo arico twakora niyujanwe tukubaka tugasa n'icaniro zasenyutse ukomaze kuri igitutsi mu mahanga ugenda wubake sana ndubatse kandi iyo ndirimbo ivuga yaziye Sankara sinjewe wayihimbye ufiye saba nuko gusa muzogende mupatane mujana maramuzi yaramuzi baramukubwira hari je gusa no kumwuka wavuze nuko asifiwe wino kwisoko yari byiza caho ugufi wa mutindi cangwa ibirengeza umukiza abatunganye Yesu mwana himbazwe izina ryiwe ryogejwe yanogesheje amaraso Yesu himbazwe ngwino kw'isoko yari byiza cabugufi wa mutindi cangwa ibirengeza umukiza abatunganye asifiwe amen
nimbona ngeze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza nimbona ngeze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza we isi yaranyobeye kubona abandi bagenda babaza ati niki inshuti ati n'ibibazo imbura abandi bagenda bikoreye amaboko babaza ati niki inshuti ati n'ibibazo nimbona geze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza asifiwe haleluya akuvuze hari ukuntu wambwiye mu kandi kanya ngo uririmbye ndirimbo mbona ngiye mu ijuru ngeze mu ijuru hari ukuntu wambwiye icyifuzo ufite ukeneye kujana nande mu ijuru nicyo naniye kuvuga nshishimira kuvuga asifiwe haleluya reka dusubire muri iyi ndirimbo nimbona geze mu ijuru we tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza nimbona geze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza asifiwe amen turayirangiza iyo gatabo yihina iyo bashatse agiye kudutera Teresa nimbona geze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza isi yaranyobeye kubona abandi bagenda babaza ati niki inshuti ati n'ibibazo nimbura abandi bagenda bikoreye amaboko babaza ati niki inshuti ati n'ibibazo we nimbona geze mu ijuru tamubabaro ukiriho nzarambura amaboko mvuge ishimwe mukiza asifiwe iyo ndirimbo muyakire ariko kandi gusa mumenye kuko akorera umurimo muri Vision ariko uwo umurevera atuye hanze muri Amerika turamushimiye cyane ni umushumba wa Vision umwunganije ni Revera Kadida nawe si ngombwa kumuvuga mu izina ducishije bugufi kuko tuvuze izina rye uyu ni Irakiza turamushimiye ahari uwo Revera kubera afite n'umucuranzi mwiza witwa Mbonyi iwe ni Mbonyi nyine n'iryo zina rye mujye bumve cyane kandi muzohore muguma kumukurikirana kuri iyi channel babwira kuri subscribe asifiwe ikindi nza nifuza bombe na mujanama kakujya bavuga ngo umuntu yagiyaga mu ijoro akamajana nabo kari batatu twama tugenda turi batatu yo Imana yari ibikunze ariko tuzobikora tuzojane mu ijoro twese katwumvise neza nari mvuze ngo uyu ni mujanama na Mbonyi n'imfura mu ngo z'ababyeyi babo n'imfura mu muhana mu bantu n'imfura mu gucuranga mu makanisa amakanisa atuye mu makarike y'Uganda nza nifuza muri gahunda jewe n'inzoja mu ijuru bama bahita bankurikira tugende muri gahunda imwe yo kuja mu ijuru kubera tuzogende turi batatu na kamera nawo wa kane yama dukurikira azokamera mu ijuru aho ariko ibibazo abantu bane bagendeye mu ijuru kandi rero ufite muri kamera mu ijuru ayizicyo ngaho reba kuri ya nzira naho hariho abantu bane aho guranibukisha indirimbo imwe tujya kuyiririmba gutyo
muri iyo gahunda tuvuze asifiwe Amen. tujanirane muri iyo ndirimbo tubone kuvuga ijambo ry'Imana rya nyuma tusohoza gahunda kuko amasaha yandi twavuganye na Mbonyi kenda yatwara ukundi kuntu nyine kumeze neza asifiwe twiyegereje mwene data Sankara genda ushake Vuba nabwo ngo ni vuba. aho tugeze kuri mwene data ninda hajyagize izina rye Jonathan ese wowe kubaguhaye inshingano muri rwa rusengero aho ni gute wobwira inshingano utarashaka umugore bazo banze bagende bagushingire tuzobiganiraho na revera wanyu witorera karahabwa inshingano agira inshingano mwitorero z'ubushumba mwene data oya gusa nyine inshingano kuyobora abaririmbyi kugera gute kutumira abavuga butumwa ugenda utekereze mu giterane mugiye gukora uzotumira uyu wawe uvuga arije uzoba wa mbere mwe kuri afishe nyabuna abantu mutazamutumira Irakiza yewe mureke kugwanya umukozi w'Imana mutumire Irakiza ubu none utakiriye evangeliste hano ngo wabaye ni apostle apostle unyine ni apostle ni apotre ubu nyine ni twebwe apotre bari hano muri uyu muhanda mwa apotre hajya nibanga ninde undi umu apotre bano muri uyu muhanda basabwa sawa ariko ducishije bugufi kuvuga mu izina rya evangeliste basabwa niwe tuza tujanirana mu mavuta hamwe na mwene data Kidumo ducishije bugufi muhora musengera abantu ni twebwe kuko turi batatu iyo Imana ari idufashije tuzoshe mu ijuru hamwe twese muri gahunda ariko kandi ducishije bugufi kubavuga mu mazina muraturuta uyu ni Irakiza wawe ubabwira gutyo kandi namwe gati mukaza mwifataga mu materaniro mu giterane kuko nzambabona gutyo kuntu umugabo mukifata mu materaniro gutya mu giterane mufatwe munezeza abakristo munezeza intama zumva Imana zifungura amatwi bumve murakoze Imana ibahereza umugisha iyi ni chano ya Mbonyi na cameraman hariya wambaye umupira w'ikirere ijambo ry'Imana mu minota mike isigaye reka tuvuge ijambo ry'Imana topic twaririmbye indirimbo twazirangije turangije gushimira aba bantu bombi twavuze mu mazina twasabye n'imbabazi twacishije bugufi aba ni babacuranzi bazabatumira dushimira na mwene data Daudi wa Nakivari intumwa ya Nakivari ese tukiraho mu bacuranzi b'isi yose nabaye bacuranza gucurangira kuvura atibutse neza mu mafuta wa mbere ni Mbonyi agakorekera mujana uko turabavuze ko tubavuza mu mazina hakabona kujaho mwene data umucuranzi wigishije bana aba twicaranye hano kuri intebe y'ubwami mwene data uriya mucuranzi nani uriya wa Nakivari Daudi akabona kujaho na mwene data umucuranzi wa Nakivari nani Kofi abo ni bo bacuranzi muri iki gihugu cy'Ubugande nza na wa mwana w'umufurero uzocuranga aratubabarira kuko tuvuze iryo jambo Rome uja w'i Burundi ntabwo ari kugutuka papa kuturagushimira data uyu ni Irakiza wawe gushimira si ukugutuka niyo mirara yawe ni kuko naje bovuga ngo turabagunga si ukugutuka data ntabwo ari ukugutuka turagukunda kandi uturamukirize abantu b'i Burundi uyu ni Irakiza evangeliste apostle umwe muza mukunda nawe nugira icubiba ubu nyine amaze kumenya kuko uzucurangira ku nani ku mafaranga kuri sente aho woherereza ifaranga imitwaro 10 kubera wewe gatuziranye Moses kandi unumve cyane unumve papa kandi muraziranye
turaziranye cyane unumve cyane cyane aha gutumira abantu mu cyumweru gitaha bazoba bari hano muri Vision nawe azaba cyane azoba ari kumwe na Mbabazi na Kofi batumire babwire bazita mu mukutana Mbabazi uramuzi Mbabazi ujya umuririmbyi umva indirimbo yaririmbye usibanganye ndayizi cyane bangu gukoraho asefiwe kandi afite tuwa uzindi akarimbo kagezweho ngo kandi genera ndayiririmba na Yesu iturise mara kubwiriza ijambo ry'Imana ahubwo mbere yo kubwiriza bari yabanze reka mbanze nshimire Mbabazi wowe Mbabazi na n'uyu evangeliste w'umucuranzi twari tuvuze Moses ducishije bugufi kandi gamwembe gati murashaka Moses ni umusiri bateye original mwembi timurashaka hari Burundi mwana tinza no kudutumira mutumira evangeliste Apostle Irakiza uyu ni wowe kugezaho aya makuru turagushimiye papa turagushimiye kabisa ariko ugenda ushake iki giterane baba batumiramo kigiye kubera muri Vision tuzaba turi kumwe namwe mwembi n'umucuranzi w'i Burundi tukamusige numusiga tibakaguhereza indirimbo kuririmba arumvise azozane mbwira Mbabazi kandi noneho wowe Mbabazi nuzoza ufatwa gutya wamusingiriza evangeliste Irakiza tubonye ko tugushimiye papa ndagushimiye cyane bimvuye ku mutima mubwira ati ubu tumuvugisha umubwira ati muzozane turakuvugisha mu kanya niturangiza ivuga butumwa turi uyu ni cameraman wawe udufata utuye Gakoba yitwa Mubeve yitwa nimba rero Mubeve Medi Mubeve tumwese Beveni niryo zina rigezweho tukwise Beveni ibya Mubeve biveho ayo mazina ugenda uyarike ta mukristo wemeye Imana n'umukiza okwitwa iryo zina rigoye mu bantu ari bamwe bo rishobora kugwamagaramo n'abandi batabishoboye papa kandi nzi kuko gawubatse dushishije bugufi umufasha we ariko nana ese nimba twari tugiye kuvuga nyine twaza tuvuga uyu Burundi Mbabazi kuvuga abandi bagira urugo bazoza mu bagutumire mu ndirimbo ahubwo birutwa nuko bozi kwima kubera wanze gushaka ugeze uzana umugore Mbabazi mubwire ese wogera uko kwita Mbabazi wumve ko iryo zina ukuntu ari ryiza nika kuyubwira imbabazi mu bana banyu muvukana mu rugo rwanyu rw'umugisha ugenda ushake i Burundi ndabizi ariho abageni benshi mwene data uyu mukuru murumuna wa Ndayishimiye tikubwayo agende akwereka umugeni aho i Burundi muraturanye Imana ibahereza umugisha dushimiye n'ujya mwene data dushisha bugufi iwe si tuvuga mu izina rye atuye i Burundi azagendana na Mbabazi n'uwo mwene data murumuna wa murumuna wa nani wa Ndayishimiye Gitufu nawe twakuvuze mu izina ariko dushishije bugufi ubu nyine wagizaga umugore nuko si ngombwa kukuvuga mu izina data Imana ikugirire neza ngatubwiriza kunuva umugati none tugiye kuvuga ijambo ry'Imana nyaho na Mbabazi we iyo ijambo ry'Imana ngiye kukugezaho papa uzaza urifite mu mutima wawe najye uri tugezeho ku gatuti ikindi uzoza umpasiriza kakujya nufatwa gutya tube kutushabuka haleluya kazengare mu materaniro ngo mbwire Mbabazi nazo zafatwa azagira Mbabazi nazo zafatwa azaza mpasiriza dufatikanye papa mwatake mwe uramwamamariza igiterane ikindi twerekwe twembi twumve Imana mu materaniro muri Vision wumve Mbabazi we
Revera wa Vision turaziranye ati yo kwanga ko kimfataga muri gahunda mikoro turaziranye cyane iyo mara gaca taho yocaga nawe kandi kutorana mushimira cyane bituvuye ku mutima. hanyuma Iraki turi hafi kugana ku musozo. Utarabwiriza ndarengiza nkubaza ikibazo, niki kintu ukunda mu isi mugikore se nta kibazo niki tugishobora ikintu ukunda mu isi mu mutima wanje akarovante kayitambika guke akane bakita kera umwe arakitanze uriya arakitanze sakane bene tuno ako ngako karasubijwe kera umwe yitanze. Cameraman niwe twatuvuga ako kazi na sukugutuka noneho donke uzaye ari wewe azagahereza ugashikiriza mbonye nawe agashikiriza nde mujyanama nawe akanshikirize baba repeta turaturanye njyewe cyegera cyane aranegereye ikanisho kibazo kaniyamba mvuga gutyo aho ikindi nkunda asifiwe amakositime mfite yose kwangana ari kositime imwe ntanze ndiyaye Sankara niyo zambara mu bukwe kandi tukajyange oya niko tuzi kuko mva nambara neza kweli yo wambe ese muri uyu muhana ishate nimbi bana kwirenze wewe mfite kositime y'umukara nziza nayambaye umunsi umwe muri Vision mu gatatu nibwo navuze ico gihe kakuyobaza ubwira mujanama ikintu nawe mbonye azogukorera na mujanama uko umutima wantegetse kandi bazokorera ico kintu umutima w'umuntu Imana yashatse nyine ko ariko bizogenda bazokugurira bene kajya akaba pastor bazabashira hano gutya noneho waje kuririmba donc okay microphone kuririmba mbese ukacomeka ugiye kuririmba ku gatuti niba bizoza bigenda neza ijwi ryawe rigororoke neza muyandi magambo tuzungure microphone gato apana bene ari zakam ari nanizi twayibonye kandi bafunga gato abarevera bazakunda kugendana nawe gatoza mutuko batesaho garevera ukurikirana na revera wanyega wa Vision si bo bubarizwa aho nose muri uyu muhana ndi bande bantu uzubona bazabambaruka muvuga ati abangaba ndi mu kigero cyabo aho ikindi nkunda mwabajije nabonye amakositime agezweho kositime bene ifite ipantaro yayo ni byikirepe bigiye gusa n'uriya mupira wa so w'abana hariya tubishinze mujana amazo oya kamera mwebwe bucya mwembe tuzorigure muzitange mu bigure bigura ngahe no ku mutima wanyemeje sinimbizi muzabibaze uyu murumuna wa Ndayishimiye ntikubwayo tumuze gitufu tumuze ntikubwayo aho araguma tubabarira kuko twataguma kumuvuga mwiza bire mu mwanya w'ijambo sasa nuko kandi temukareke kuko bindegeye mu mutima kandi nimwe mwabibajije sawa. hanyuma mu byo kujya ukunda iki? Chapati nayaga niyo kurenga chapati ukunda chapati sawa. abasitsi ba chapati abakunzi turabasuhuje akora umugabo nabonye yavuze ngo ibintu bya chapati ngo bisa binanura umugabo ndaza ajya chapati sawa noneho cyangwa ukunda ibijumba zindofanye apana bzingosi nibirya nyine bavuga ngo chips nimbare chips none muya siko bavyita papa bavyita gute siko babivuze ati tuzogura uvyita bitwa gute
yaki nibi nuko gatwarangije kukavuga Chipusi. urayima chips chips sawa bakunzi ba chips muraho aho ikindi noneho amasoda turayahararutse muguri nani amata bene amata ariko y'ikivuguto meza niyo agamujyanama gakundaga cyane ariyo mugura ndarangisha niyo azagendana na gahunda y'ibyo bijumba tuvuze z'ingofero sawa hanyuma reka dusoza tugana mu musozo tuganiriza umwanya mutoya w'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana gatoya hanyuma wagire icyo wifuriza abakunzi bawe niturange dusoze niko kwiza asifiwe ariko kameramani ndategera data ndasubira muri rya jambo twabwirije ejo ryo kuvuga ngo kuva mu bintu bitagira gute Mungu akubariki kabisa nawe wawe koti kuko ni uzukunda amakositimu kandi akunda y'umukara nzama ndigo zayazana yombi guke uzoyakuzanira ni Sankara noneho Sankara iyo azafata igiwe nawe ijyawe suko uko se nguhaye uzosubira uvuge kandi mu rwa rusengero rwacu ati sinkiguhereza inani ikote ndari guhaye cyangwa wowe nzarikuzanira mu giterane wadushize kuri hafisha nibyo bimeze neza asifiwe tugiye kuja mu ijambo ry'Imana tubagezeho ijambo ry'Imana n'ejo twararivuze nigiye tusubiramo uko niko nahawe icambere dufungura amateraniro aya nika amateraniro kandi yeme ibi bintu tuvuga tumukaza mudufata ko abantu batagira ubwenge cyangwa mudufate ko abantu b'ibicucu tago turi abantu b'ibicucu dufite ubwenge bwinshi kandi bwiza buri ku murongo uyu mwene data mujyanama arabufite nanjye ndabufite n'uyu mwene data mbonye arabufite na evangeliste umucuranzi hariya ku rusengero rwacu nawe arabufite n'uyu mwene data na kameramani arabufite n'abandi babategera namwe murabufite ariko kandi timukaza mudufata k'ibintu bitafite ubwenge dufite ubwenge bwinshi iryo jambo muryumve kandi murirarane muzoza murigendana munaribwire n'abandi kubera ndimukumva amakuru yanyu mugenda mudutukisha abo tuvuze mu mazina arabo tuvuze mu mazina aho mwitonde mutazakubitwa inkoni imbere y'Imana ikabakubita inkoni mukaburaho umusha mwitonde aho ari benshi tuzi barimo kunywa inzoga iri niryo jambo ry'Imana twatuvuga se tuzohisha kuri kamera yaba ari kuri kamera yaba ari mu rusengero tago tuzohisha ibyo bintu tuza tuvuga udukunda dukunde utwanga twange utanga ifaranga azitange ariko twage mu bintu by'Imana asifiwe mugende mwirinde muve mu byo mwagiyemo bitakwiriye mugende mukurikirane n'ibikwiriye ikindi mwirinde inzoga nyabuna turabasabye mwirinde inzoga mureke kwegamira tujanira nuko nageze izo ni inshuti zanje nambwira bareke kwegamira mwirinde muve mu byo mwagiyemo bitakwiriye mukurikirane n'ibikwiriye ijambo ry'Imana rituganza tugeze ku bashumba aba ni abasore twaza tuvuga tugeze ku bashumba kuko abashumba ati mwagiye mu bintu bitakwiriye namwe bitakwiriye ariko situzotinyaga kubavuga mugende muve muri biriya mwagiyemo mugireho kusabana mugireho kubana amahoro
mugireho kubana amahoro, mugireho gusabana mu makanisa yose, gutangirira Nairobi n'ahandi yitwa Gitengera hafi no muri Kenya. Iyo tangazo mubyumva aba Nairobi. Asifiwe. Amen. Abarevera ba Nairobi ahantu yitwa ni Gitengera. Tusubiye muri iryo jambo ry'Imana. Hafi yo muri Kenya. Hafi no muri Kenya. Mugende muhuza n'abayobozi bambarara. Abapastori bambarara. Barara yose kwingana. Kugeza n'abayobozi ba Nakivari. Bose. Wibutse Igitenge nakubwiye. Aya ni amakuru nawe yagumana aho hanze. Asifiwe. Ta mubyeyi uzuguma kwambara kimono mu bantu gucyari mu bitanga. Uzogenda ukigabe. Urumudamu, urumubyeyi, ugenda ukigabe urebere umuntu udafite ubushobozi. Ukigabe. Shaka imona waza ukorana hano mu bantu. Umva kera umutumirwa hano aragisabye. Atukimuhe. Sawa. Wamugenda ukifure kimere neza ukimuhe. Nimba kinagira n'umupira wacu bisa. Witange mu mutima wawe uvuga ati mpaye mujanama ibyo yagusabye. Sawa. Imana igohereza umugisha. Genda utekere mujanama. Ese wowe ntujya. Wowe ntujya. Asifiwe. Ngaho gira utangaza abakunzi bawe. Narengezaga kuba pastor dusohoza. Abarevera bose gutangirira ku barevera ba Nairobi, i Rwanda, i Burundi, i Bukavu, naho haba amateraniro yabera. Na Gitengera, ni Chaka, na Kampala. Nyabuna. N'abayobozi bino bambarara. Si tubavuga mu mazina, nta muntu n'umwe w'umuyobozi tuvuga mu izina. Kuko rwose ndi umwana mutoya sinkwere kubavuga mu mazina. Muranduta ducishije bugufi, ariko mugende muve muzo mwagiyemo mukiranuke uyu ni irakiza wawe babwira wawe wagezaho amakuru tabaga tuzoza duhishaga kubabwira. Mugende mugire gukiranuka n'aba bantu bose tuvuze gutangirira na ruguru mu minembwe. Naho hari wabashumba. Mwese mugende babahuriza ku matelefone muganire kuri telefone imwe. Nimurangiza musabana imbabazi mugende mubana amahoro mu materaniro. Mugire ubumwe mu ikanisa. Apana kera muratangiye gutukana, mutangiye gushanwa, imbe nibyo bintu. Mugende mubyirinde ati mukantera amabuye. Uyu ni irakiza wabagezaho aya makuru y'Imana. Abashumba se botera umuntu amabuye. Timukantera amabuye. Gutangirira za makenke naho twatwibagiwe kuvuga ibyo jambo. Abashumba bose umuntu witwa umushumba mugende muve muzo mwagiyemo. Mukiranuke muhuze umutima. Mungu ababariki. Imana ibagirire neza. Amen. Hanyuma icyo wifuriza abakunzi bawe dusoza. Tugeze muri ba evangeliste nabo bananiranye. Batameze neza. Asifiwe. Bose turabavuga amakuru, tubavuga gusa mu mazina. Asifiwe. Utangirira kuri mwene data wa Gatete. Si ngombwa kumuvuga mu izina. N'imfura muramuzi asengera muri Vision. Uwo turamutambukije turamushimiye. Ni umubyeyi afite n'abana. Si ngombwa kumuvuga mu izina. Uyu ni irakiza umushimiye. Aho akabaho n'undi mwene data uzusengera kwa Shabagabo. Nawe turamushimiye, ni umubyeyi mwiza, ni evangeliste. Aho turamushimiye bituvuye ku mutima. N'abandi benshi bubatse tutavuga mu mazina, si ngombwa kubavuga mu mazina. Ariko mu bintu namwe mwagiyemwe mutagihuza mu materaniro. Umwaka yaje kuvuga ijambo
kera bakaba bamwinye mikoro. Ibi byo kwimana mikoro ku gatuti mbivuze bimvuye ku mutima kandi biza bimbabaza. Mugende muzabyirinde. Tawo tuvuze mu mazina tuze kuko mwubatse mufite ingo n'abana, ariko turabashimiye cyane turangiza iyi gahunda y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rituganza kandi Imana ibafashe aho mutuye hatandukanye. Ni benshi batuye Ichaka, Nairobi, Kampala, Ichaka, Rukinga na Kivari. Na Kivari yo none kibicika. Mugende mwirinde mureke amakonyanga aba evangeliste bafite abafasha abadamu n'abana se tubavuze mu mazina timukantera amabuye n'inshikaho na Kivari ko turababwiriza. Mugende mufatwe gusa mugireho gukiranuka. Ibi by'ukwimana mikoro ku gatuti mwahagarikiye ku gatuti mukimana mikoro atumuntu karaba basaba mikoro yafashwe na makosa. Mugende mubyirinde. Turabashimiye bituvuye ku mutima. Ijambo ry'Imana rituganze n'aya makuru yose twari dufite kubagezaho. Amen.